Muraho neza ndabasuje kandi nongeye kubahereza ikaze mu kiganiro cy'uno munsi aho tugiye kugirana ikiganiro cyiza cyane by'umwihariko ku bantu bafite abakunzi babo. Twakoze ibiganiro bigiye bitandukanye kuri no YouTube channel Rukundo Love Stories. Ibiganiro byagiye bigaruka ku kuntu umuntu yakubaka urukundo rwa nyarwo, ku kuntu wabasha kubona umukunzi mwiza mwabana mukagirana ibihe byiza cyane. Muri uno mwaka wa 2025 twagiranye ibihe byiza cyane kuko nzi neza yuko hano twagiye tuhungukira ibintu bigiye bitandukanye. Nkuko mubizi rero turi mu mpera z'umwaka wa 2025 aho turi kugenda twerekeza muri 2026, ariko ushobora kwibaza ngo ese muri no misi mikuru ni ikihe kintu tujye kuganira. Mu misi ishize twakoze ibiganiro bigiye bitandukanye ku magambo meza wabwira umukunzi wawe, ariko hari abantu benshi cyane baba barimo bibaza ngo ufite umukunzi ariko ndi kwibaza amagambo meza namubwira muri no misi mikuru, amagambo yatuma turushaho gusoza umwaka tubanye neza cyane, tumeze neza cyane. Niba uri kwibaza amagambo meza wabwira umukunzi wawe muri no misi mikuru ya Noheli n'ubunani, welcome, ntucikwe kino kiganiro kirakureba. Reka mbanze suhuze abantu bakadasoka cyangwa se abantu bakomeye cyane twari dutegereje, twari tumaze iminsi dutegereje kuri YouTube channel. Nta bandi rero n'abanyeshuri bari mu bigo bigiye bitandukanye by'amashuri uno muri no misi bakaba baratashye, bakaba barageze ku macumbi yabo. Turabakire kandi tubahaye ikaze. Muri no misi nari maze iminsi nari kuboneka neza, ariko muri aka kanya mbashije kugera ngarika nakire abanyeshuri twari tumaze iminsi tutarimo kubona. Nimba uri ahangaha rero wiyumvemo ikaze. By'umwihariko reka mbere yuko twinjira muri iki kiganiro mbanze nakire n'abantu bashyashya kuri no YouTube channel. Umuntu mushyashya ni umuntu ubutaramara ukanda subscribe, niba utarakanda subscribe kuri no channel uyikande kandi bikugufungura inzogera kugira ngo buri kiganiro gitambutse ngaha cyose ujye ubasha kukibona kandi ukibonere kugihe. Ni wirengagize gukanda like, comment nawe kugira ngo ubashe gutanga umusanzu wawe hano kuri YouTube channel Rukundo Love Stories. Reka ikiganiro cyacu tukinjiramo neza turebera hamwe amagambo meza wabwira umukunzi wawe muri no misi mikuru, mukarushaho kugirana ubumwe, mukarushaho kugirana urukundo rwiza cyane, akarushaho kukwiyumvamo, mukazinjira mu mwaka utaha wa 2026 mumeze fresh. Birashoboka cyane ko waba uri umukobwa ukaba uri kwibaza amagambo meza wabwira umusore, cyangwa se birashoboka ko waba uri umusore ukaba wibaza amagambo meza wabwira umukobwa w'inshuti yawe kugira ngo mubashe gusoza umwaka muri mu rukundo rwiza cyane kandi urukundo rumeze neza cyane. Batayari tera agatebe kuri no YouTube channel tubashe kuganira, ubashe kumenyera ibintu by'ubwenge. Ngiye kukubwira amagambo ageze kuri 20 cyangwa se imitoma igeze kuri 20 wabwira umukunzi wawe umwaka mukawusoza mwinjira mu wundi mumeze fresh cyane. Ijambo rya mbere ni iri ngiri: umukunzi wanjye, Noheli y'uno mwaka inyibukije yuko ari wowe impano iruta izindi ifite mu buzima bwanjye. Iri ni ijambo ushobora kuba wamubwira ku munsi wa Noheli cyangwa se ne nyuma yaho umwereka yuko ari uw'agaciro mu buzima bwawe, ndetse ino Noheli hari ikintu ishobora kuba imwibukije ku buzima bwawe ndetse n'ubuzima bwe. Reka tujye ku ijambo rya kabiri: muri iyi minsi mikuru yose umutima wanjye uhora ugushaka kuko ari wowe mutuzo wanjye. Iri ni ijambo uzamubwira akaritekerezaho igihe kinini cyane, ndetse na nyuma y'iminsi mikuru akabona yuko wamuhaye agaciro muri ya minsi mikuru, mugakomeza kugirana urukundo rwiza cyane. Reka dukomeze ijambo rya gatatu: umukunzi wanjye, ubunani burongeye burageze, ubunani burongeye burabaye, gusa nisanze ngukunda kurusha uko nagukundaga umwaka ushize. Ijambo rya kane: iminsi mikuru ni myiza, ariko iba myiza kurushaho iyo uyisangiye n'uwo wahisemo, n'uwo wahaye umutima wawe, ukunda ubuzima bwawe bwose. Sheri, nishimiye ko turi kumwe uyu munsi. Ijambo rya gatanu: ntakubeshye, urukundo rwawe nirwo rutuma Noheli yanjye iba nziza cyane kandi yuzuyemo ibyishimo. Ijambo rya gatandatu: mubwire ngo mu mpera z'uyu mwaka ndagushimira ko wemeye kuba inshuti yanjye, ukambera umukunzi ndetse n'umufasha wanjye mwiza. Ijambo rya karindwi: mubwire ngo iyo ngeze mu minsi mikuru ntabwo nifuza ibintu byinshi cyane, mba ndi kwifuza kugumana nawe gusa. Ijambo rya munani: mubwire ngo Noheli y'uno mwaka inyibukije yuko gukundwa nawe ari umugisha ukomeye cyane uturuka ku Mana. Ndagukunda cyane mukunzi wanjye. Ijambo rya 9: mubwire ngo ubunani ntabwo busobanura umwaka mushya gusa, buntangirira urukundo rushya ngukunda. Rya 10: mubwire ngo ibyishimo byo muri iyi minsi mikuru biva ku kuba ngufite mu buzima bwanjye. Niba kino kiganiro turi kukirana uri kumva ari aho kiri kugukora cyangwa se wumva hari ibyo uri kugenda ucyungukiramo,
ihangano doreze comment aho hasi utubwire ikindi twazakubwiraho ubutaha, ndetse unatubwire niba nawe hari irindi jambo wumva wadusangiza, uryandike mwaho ngaho hasi muri comment. Kandi ntiwirengageze ukandike kuri no video kuko murabizi neza yuko ari ingirakamaro nk'abantu b'abajeni rwose tubanye neza mu binkorere. Reka dukomeze ijambo rya 11. Nkwifurije Noheli n'ubunani byuzuye amahoro, urukundo n'ibyishimo turi kumwe. 12. Iminsi mikuru ituma menya neza ko nahisemo neza, nahisemo gukunda wowe. Ijambo rya 13 mubwire ngo muri iki gihe isi yishimye nanjye ndishimye kuko mfite uwo nkunda, ndagukunda cyane. Ijambo rya 14. Noheli yanjye igira ubusobanuro iyo ntekereje ku rukundo rwanjye nawe. 15 mubwire ngo ubunani burageze, gusa kuri uyu munsi reka ngusaba aka kantu, ndakwinginze ntuzigere uva mu mutima wanjye. 16. Iminsi mikuru yongera kunyibutsa yuko urukundo nyarwo ari ukubahana ndetse no kwitanaho, nzakwitaho byuzuye sheri. Ijambo rya 17 turi gusatira ku musozo kubera yuko amagambo yacu ari amagambo ageze kuri 20 cyangwa se ari imitoma igeze kuri 20. Reka turebe ijambo rya 17. Mubwire ngo urukundo rwawe ni impano ikomeye cyane ntashobora gusubiza, niyo mpamvu nzarurinda. Ijambo rya 18 mubwire ngo uyu mwaka urangiye ngusigiye umutima wanjye, undi nawo nzawutangirana nawe. 19 mubwire ngo Noheli n'ubunani ntabwo bisaba ibintu byinshi, bisaba kukuba hafi. Ijambo rya 20 mubwire ngo nkwifuriza iminsi mikuru myiza cyane, cyangwa se nkwifurije iminsi mikuru myiza cyane, kandi ndakwizeza neza yuko urukundo rwacu ruzahoraho, ntabwo nzakubakore mukunze wanjye. Ikiganiro cy'uno munsi iri niyo jambo rya nyuma twari dufite, gusa reka nkubwire neza ko niba ufite umukunzi ukwiriye kumuba hafi muri no minsi mikuru ya Noheli n'ubunani, ukagerageza kumuganiriza neza, ukagerageza kumuba hafi mu buryo bushoboka ubwo aribwo bwose, ukirinda kumubwira amagambo mabi amubabariza umutima. Ntabwo ari byiza yuko umukunzi wawe yajya mu wundi mwaka ababaye kubera wowe cyangwa se afite igikomere waba umuteye, by'umwihariko ku bantu bakundana bya nyabyo. Reka ngushimire cyane wowe twatangiranye kino kiganiro, wowe twatangiranye kuva mu ntangiriro zacyo tukaba tugeze ku musozo wacyo. Imana iguha umugisha kandi nizere yuko ibyo tuvugiye muri iki kiganiro wabashije kuba ugize ibyo ukuyemo. Icyo nakwibuza ni ukuzajya ufata umwanya ugasengera urukundo rwawe, kuko burya gusengera urukundo nabyo ni byiza cyane kuko bituma Imana iruzamo, kandi burya ahantu Imana igeze uko biri kose ibintu bigenda neza, urukundo irarurinda kandi bigakunda cyane. Wowe wahisemo kuzajya udukurikira mu biganiro bitandukanye bikunda gutambuka kuri no channel, ndagushimiye cyane. Uri umuntu w'umugabo, ntiwirengagize ukandika kuri no video, ntiwirengagize ukanda subscribe niba uri mushyashya, ntiwirengagize kuduhereza igitekerezo cyawe aho ngaho muri comment, kugira ngo tuzajye turushaho kugenda dusangira ijambo. Habaye icyo wifuza ko twazakubwiraho mu kiganiro kizakurikiraho, wabitwandikira tukazaza tuza tugusubiza cyane. Reka mbashimire cyane rero, mukomeze kugira ibihe byiza, duhurire mu yindi video. Ngiye mwari muri kumwe ni Rukundo Damas.